Ibinyabutabire bikoze plastike ni bisphenol A. Bisphenol A yamenyekanye cyane mu myaka ya za 80 ubwo byavugwaga ko iri mu bikoze tetine, turiya tuntu two kuri biberon impinja zinyweraho. Nukuvuga abenshi mu batuye isi batangira kwinjiza mu mibiri yabo bisphenol A bataranamara ukwezi bavutse, bayonka muri tetine. Bisphenol A ni ikinyabutabire kijya mu mubiri kikigana oestrogene. Oestrogene ni ikinyuranyo cya testosterone ku bagabo. Ni umusemburo uvurwa n'udusabo tw'intanga ku bakobwa b'abangavu, ukaba umusemburo utuma batangira kuzana ibimenyetso byo kuba inkumi. Uyu bisphenol A irawigana cyane igatuma uvubuka mu gihe kitari cyo. Umwana w'umukobwa akaba yatangira kugaragara nk'inkumi ku myaka 8 y'amavuko. Ubushakashatsi bw'ikigo gishinzwe kugenzura no kurwanya ibyorezo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Centers for Disease Control and Prevention bwagaragaje ko 92% by'inkari zapimwe zihuye n'abaturage b'abanyamerika basanzwe zarimo bisphenol A. Bisphenol A yifashishwa mu gukora ibyitwa polycarbonate ndetse n'ibyitwa résine epoxy. Résine epoxy nayo bayikoramo ibyitwa circuit imprimé cyangwa se bya bitanda biba biri mu maradiyo biriho udusudire twinshi, uhambuye radio yawe wahita ukibona. Résine epoxy ikavamo kandi ibikoresho byo mu gikoni bya plastike, prise, amatapi yo mu nzu ya plastike, amafrigo, amamicroonde, imashini zimesa, izikora imitobe, ibyuma byoza amatapi, ibyoza amasahani, ibijerekani by'amazi, kole, amasasha bikwamo ibyo kurya, ibikoresho byo mu modoka, ibikoresho byose bikoze muri plastike, ibyuma byumutse imisatsi, amadarubindi y'izuba, ingofero za sport, ibikoresho bya sport nka raquette, appareil photo, amadarubindi asanzwe, DVD, gourde, ipasi, televiziyo, radio, mudasobwa n'ibindi byadusaba kwiriza umunsi tubivuga. Mu bihugu biteye imbere bimwe na bimwe, bisphenol A yamaze guhagarikwa gukoreshwa muri biberon z'abana cyangwa se twadukomba abana banyweramo basa nabonka. Bitewe nuko buri wese ahura buri munsi n'iyi produit chimique cyangwa se iki gikomoka ku butabire, biragoye ko mu gushaka ingaruka zacyo abashakashatsi bakorera ubushakashatsi bwabo ku bantu, kuko amaraso yacu kuri iyi ngingo arasa twese twifitemo iyi bisphenol A. Niyo mpamvu bahisemo gukorera ubushakashatsi ku mbeba. Bafashe imbeba zihaka zifite utwana mu nda bazishyira hafi y'ahantu zihura kenshi na bisphenol A. Nyuma y'igihe utwo twana tw'imbeba twavukanye ibibazo by'imyitwarire, tugakubagana kurusha ibisanzwe. Tumaze gukura turabyibuha cyane kandi dufatwa na kanseri yo mu mabere ndetse no mu dusabo tw'intanga. Ibi ntabwo bivuze ko abantu twese dufite bisphenol A mu maraso tuzarwara kanseri, ariko bitewe n'ingano y'iyi bisphenol A mu maraso hari bamwe bamaze kurwara iyi kanseri. Madame Soto: mu myaka ya za 50 umugore umwe muri 22 niwe wari ufite ibyago byo kurwara kanseri y'ibere. Uyu munsi umugore umwe muri 7 niwe ufite ibyago byo kurwara kanseri y'ibere. Ibyago byikubye inshuro 3 kandi ntabwo ari imibiri yacu yahindutse ngo itakaze ubudahangarwa, kuko imyaka 60 ni mike kuko umubiri wahinduka. Ibyo byose byatewe n'uburozi tubamo. Naho muri Denmark kuva mu 1943 ubwo batangiraga kubarura abantu barwaye kanseri, ingano y'abagabo barwaye kanseri y'udusabo tw'intanga yiyongereyeho 400%. Nibyo wumvise neza, 400%. Ni inyongera ifite ubwinshi bukabije mu gihe kitarenze imyaka 60. Ikigo cy'ubuvuzi muri Denmark kivuga ko benshi mu bafite iyi kanseri yabafashe bataranavuka, ariko ikaza kugaragara barabaye abagabo. Mu gihe umubiri wacu uba ugikura ndetse bimwe mu bice byawo byirema, nibwo uba ufite ibyago byinshi byo kugirwaho ingaruka n'ibihumanya bidukikije. Hari bituzengurutse bihumanya bitagira icyo bidutwara, ariko bikaba byakwangiza uruhinja. Niyo mpamvu bakoreye ubushakashatsi ku mbeba zitaravuka, bazishyiramo ibikomoka ku butabire bishobora gutera indwara, ariko zigaragaza ibimenyetso byo kurwara zaramaze gukura. Birashoboka ko hari indwara turwaye uyu munsi twanduye tukivuka cyangwa se tutaranavuka. Bwana Gerolo Heindel akorera ikigo cy'ubumenyi ku buzima bw'ibidukikije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo ibikomoka ku butabire byinjiye mu mubiri w'umwana ugitangira gukura, bimumaramo igihe gito bigahita bigenda, ariko bikazamutera indwara kera yaramaze kuba mukuru. Ibyo byitwa origine développementale de maladie. Dutekereza ko isoko y'indwara hafi ya zose ziba ku isi iba iri mu gihe umuntu yari agitangira gukura. Bigomba kuba ariyo mpamvu bakingira abantu bakiri abana.
Ingaruka z'ibikomoka ku butabire ku mubiri wacu zirutana bitewe n'igihe ibyo bikomoka ku butabire byawinjiriyemo, ingano yabyo ndetse n'umuntu byinjiyemo uwo ari we. Ibikomoka ku butabire by'ibinyabyaha bikekwaho guteza indwara nk'izi mu gihe umwana akiri mu nda ariko zikazagaragara yaravutse yaranabaye mukuru, birimo imiti yifashishwa n'abahinzi mu kwica udukoko. Harimo imwe igera mu mubiri ikigana umusemburo wa oestrogene. Ikindi gikekwa ni bimwe mu bikomoka mu butabire bikoze amasashe, mwene aya ngaya atagikoreshwa mu Rwanda. Ariya masashe arimo produit chimique cyangwa se igikomoka ku butabire cyitwa phtalate. Twakivuzeho, phtalate ishinjwa guhagarika ivuburwa rya testosterone ku ngimbi. Phtalate twese tubana nayo, tuyifite mu maplastike ya PVC nk'ariya tuzanira amazi, mu marido yo mu bwogero, mu myambaro ya plastike nk'ayandi itinjirwamo n'amazi, mu matapi yo mu nzu, mu mipira yo gukina, mu masashe yo gupfunyikamo, mu bikoresho byo ku ishuri, mu mibavu, muri bya bishushanyo by'amarangi biba ku myenda yacu, mu marangi yo ku nzara, mu mashampoing abantu boga mu mutwe, mu miti tunywa, mu byitwa gel n'amapre rasage, mu maga ya plastike, mu bikinisho by'abana, ibikoresho byo kwa muganga, kambambiri twambara, bote, basket, insinga z'amashanyarazi, imiti yica udukoko. Hafi buri kintu cyose ushobora gukoraho iwawe mu rugo gifite aho gihuriye na plastike kirimo phtalate. Mu nda y'umubyeyi umaze gusama inda, iyo umwana agitangira kwirema nta gitsina aba afite, aba atari umukobwa cyangwa se umuhungu. Hanyuma akagenda akura, ariko uko akura akagenda yerekeza ku kuba umukobwa. Ni ukuvuga ko umwana wese aba ari umukobwa mu buryo karemano, féminin par défaut. Buri mwana wese urimo kwirema aba afite amahirwe menshi yo kuba umukobwa, kubera ko iyo umubyeyi utwite atavubuye testosterone, wa mwana akomeza kuba umukobwa. Iyo umubyeyi yavubuye testosterone mu gihe cya nyacyo umubiri wapanze, umwana ahita atangira kumera igitsina cy'umugabo. Muri make, ingano ya testosterone umubyeyi avubura atwite ndetse n'igihe ivuburirwa nige n'intambwe zose zerekeza ku kubyara umuhungu cyangwa umukobwa. Iyo testosterone itavubuwe cyangwa se ikavuburwa mu gihe kitari cyo, cyangwa se ikavuburwa idahagije, bigira ingaruka ku gitsina cy'umwana uzavuka. Ashobora kuvuka ari umuhungu, ariko wajya umwitegereza ukanareba imyitwarire ye ukabona si umuhungu neza, cyangwa se akavuka ari umukobwa ariko atari umukobwa neza. Ibi ni byo phtalate ishobora gukora igihe cyose yagira ibyo yangiza mu kuvura umusemburo. Madame Shana Swan wigisha muri kaminuza ya Rochester muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azi izindi ngaruka zishobora guterwa n'ibikomoka ku butabire bya phtalate ku mikurire n'imiterere y'umwana winjiwemo na phtalate ataravuka. Il existe un marqueur très important. Hari ikimenyetso gikomeye kigaragaza ingaruka z'izi produits chimiques nk'uko byemezwa n'abashakashatsi mu by'ubutabire. Ni ikimenyetso kigaragara cyane ku nyamaswa z'inkengesi. Icyo kimenyetso cyitwa la distance anogénitale. Ni intera iri hagati y'ikibuno n'imyanya y'imyororokere. Iyi ntera ni ndende inshuro ebyiri ku ngabo kurusha ingore, ariko iyo nyina yinjiwemo na phtalate mu mubiri wayo igihe yahakaga, iyo ntera ya anogénitale y'utwana izabyara tw'igitsina gabo ihita igabanuka. Uko ingano ya phtalate iba ari nini, niko intera ya anogénitale igabanuka kugera ku rwego yenda kungana n'iy'ingore. N'ubu turakibaza niba ibyo bishobora kubaho ku muntu. Nous nous sommes demandé si cela pouvait arriver chez l'homme. Ku bantu, ubwoko bwa phtalate yiswe iya kabiri, phtalate 2, nibwo butera mwene izi ngaruka ku bana b'abahungu babyawe n'ababyeyi bahuye na phtalate babatwite. Undi muryango w'ibikomoka ku butabire byangiza urujyano rw'imisemburo, wo unakekwaho guteza ibibazo mu bwonko nk'ibyitwa dyslexie, aribwo bushobozi buke mu kwiga, aho umwana ananirwa gufata mu mutwe no gusoma, ni ikinyabutabire cyitwa diphenyl ether polybromé cyangwa se PBDE. Ubusanzwe PBDE ni igikomoka ku butabire kibuza umuriro kugurumana. Mu rwego rwo kurwanya inkongi, kuva mu myaka ya za 60, PBDE ikoreshwa mu bikoresho byinshi byo mu nzu nk'intebe ndetse n'ibindi bya plastike nk'imashini zimesa, amatapi n'amamokete, cuisinière, frigo, grille-pain, ipasi, micro-ondes, matelas, imisego, amahema, impombo, amarangi, ibitambaro byo mu mazu, amarido, intebe zo mu biro, fax, mudasobwa, imprimante, amambalage y'ibi byose, ampoule, prise, insinga, amabuye ya radio, ibikoresho byo mu mamodoka, ventilateur, téléphone, téléviseur, télécommande, lecteur DVD n'ibindi.
byinshi muri ibi iyo ubitwitse birashya, ariko ntabwo umuriro udafite ingufu nyinshi ugitwika ngo gikongoke nk'ikijerekani. Birimo diphenylether polybromé PBDE. Benshi muri twe dufite PBDE mu maraso, ariko igitangaje nuko abakora ubu bushakashatsi bavuga ko inyinshi tuyikura mu mukungugu wo mu mazu, mu biro no mu mamodoka. Iyo utekereje umukungugu wibaza uburyo umubiri w'umuntu mukuru ushobora kugerwamo n'umukungugu. Abana bato bahora barya intoki kandi bagendesha amaguru n'amaboko, kuri bo birumvikana. Ariko natwe abakuru tubizi cyangwa se tutabizi, intoki zacu zijya zisanga mu kanwa kacu. Iyi PBDE igihe cyose ibaye nyinshi mu maraso iteza ibibazo mu gufata mu mutwe, kwibuka no gusoma. Ukaba wari ufite ubwonko buzima, ariko ubushobozi bwabwo bukagenda buyoyoka, ugakeka ko ari ukugenda ukura kandi ahubwo ni uburwayi. Hari abashakashatsi bavuga ko bizafata imyaka myinshi kugira ngo ububi bw'ibi bikomoka ku butabire bwemezwe bidasubirwaho, hanabone gufatwa ingamba runaka. Uyu munsi ibihugu byinshi bikize byibasiwe bikomeye n'indwara y'umubyibuho ukabije. Mu 2015 ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ryabaraga abantu miliyari 2 na miliyoni 200 bafite umubyibuho ukabije mu isi yose. Aba ni 30% byacu twese abatuye isi. Mu buryo bw'ibanze, umubyibuho ukabije uterwa n'isano iba hagati y'ibyo urya ndetse n'ibikorwa ngororamubiri ukoresha umubiri wawe. Ariko Gerolo Heindel atekereza ko hari indi mpamvu ishobora gutera ubu burwayi. Kunanuka ni ibintu bikomeye cyane. 95% by'abantu bagira amahirwe yo gutakaza ibiro barongera bakabyiyuha mu mwaka ukurikiyeho. Ibyo bishatse kuvuga ikintu gikomeye cy'uko mu mubiri wacu hashobora kuba hari ikintu kiwukoresha uko kibishaka. Niba icyo kintu gihari, gishobora kuba cyarinjiye mu mubiri mu bihe wari urimo ukura. Imikorere y'umubiri wacu yose igengwa n'imisemburo iwubwira ingano y'utunyangingo tw'ibinure ugomba gukora, ndetse n'igihe igomba kudukorera. Iyo igikomoka ku butabire cyinjiye muri iyo mikorere kigateza ivuburwa ry'uwo musemburo mu gihe kitari cyo, umubiri uhita ukora utunyangingo tw'ibinure twinshi. Ni ukuvuga ko hari abantu barwara indwara z'umubyibuho ukabije bitewe n'uko hari produit chimique cyangwa se ibikomoka ku butabire byinjiye mu mubiri wabo bakiri abana, noneho yamara gukura bikajya bivubura imisemburo ituma umubiri ukora ibinure byinshi ku buryo umuntu abyibuha by'iteka ryose icyo yakora cyose. Ibi bikomoka ku butabire aho bigirira ingaruka nyinshi ku mubiri wacu ni mu kuba tubihoramo buri munsi, kandi bikaba ari iby'ubwoko butandukanye. Ngewe nawe buri munsi tuba tuzengurutswe duhumeka kandi dukora ku magana y'ibikomoka ku butabire. Bimwe bikorana hagati yabyo, ibindi bigakora byonyine, ibindi bigasenyana hagati yabyo. Abashakashatsi mu byitwa toxicology cyangwa se ubumenyi bw'ububi bw'ibikomoka ku butabire bavuga ko kuba tugeze ahangaha ari uko twaretse inganda zikadukorera ibitworohereza ubuzima hatapimwe mu buryo bwimbitse ububi bw'uburozi bukoreshwa ibyo bitworohereza imibereho. Ikibazo nuko ibyo bitworohereza imibereho cyangwa se ibyakorewe mu nganda tutareka kubikoresha kuko turabikeneye ndetse hari n'ibidutunze. Gusa aba bashakashatsi bavuga ko hari imyitwarire nibura buri wese akwiye kugira. Ce que je fais et ce que je recommande aussi. Inama nagira abantu ni ukugabanya kurya ibiryo byahindura umwimerere n'inganda. Yego, iki nacyo si ubwirinzi bwinshi, kuko no kwitereka imboga waguze ku isoko ntibibuza izo mboga kubamo futalate yavuye mu miti yica udukoko, ariko nibura uba ugabanyije ingano y'ingaruka. Ikindi ni ukwirinda kujyana iwawe ibintu udakeneye cyane. Mu by'ukuri ukeneye ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga n'ayo maplastike yose. Kubera icyo utagura ibikinisho bikozwe mu biti aho kugura ibya plastike? De tout ce plastique, de tout ce PVC. Pourquoi ne pas acheter un jouet en bois plutôt qu'un jouet en plastique? Dushimishwa cyane no kuba buri gihe